ibintu bigomba guhinduka, urumva ibintu bigomba guhinduka kubera ko ibintu bigomba guhinduka kubera ko ubundi mu Rwanda bavuga ngo hari abasinzi, ngo umusinzi wa mbere ngo ni Rumaga, umusinzi wa kabiri no kuwa mbere ngo oyise ari Rusine na Ngurugunzu na ajya wa musinzi ufite wambaye ingofero imeze gutya bamwita wa musinzi tujye dukunda kujyana gufana, bamwita Rusine, umusinzi wita Rusine na wa mugabo wijeye cyane bita Karabuto tujya kujyana gufana muri sitade. Urumva uramwibuka cyangwa ntabwo umwibuka? Ni ukuvuga ngo mu Rwanda ubundi hari abasinzi, hari n'undi bita muzehe ngo ni isinzi cyangwa ni nzinzi kome, kuvuga ngo yitwa nzinzi komedi ngo ariko niwe waje wa mbere, niwe waje bwa mbere, niwe waje wa mbere ya Rusine. Ariko Rusine aza kubita hiti kubera ko yari ari kumwe na Yabosa ngo ni Karabuto, ni yandi imeze ngutyo, urumva ifite amatuza nk'aya Buruseli, urumva urayibuka? Ndayo tujya gufana muri stade, noneho agafana we akajya atera ngo faka ngo faka ngo faka 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 faka, ariko ubundi umufana nyawe ameze ajya ati ati umupira wakomeye. Ubwo twarebaga umupira twari turi kumwe n'umunyamakuru bita bamwita Yago niwe wari gufata ayo mashusho, we yari ameze nabi. Buriya Yago ni umwe mu basore b'Abanyarwanda bazi gufata neza amashusho yo kuri stade, bakajya bareba umuntu ubasha gutera ikombe cyangwa se igikosi akabasha gutera mu izamu, dore ko abarutayizamu bose bo mu Rwanda bo mu makipe akomakomeye akenshi usanga nta bitego 15 bafite mu kibuga. Buriya ngo niyo mpamvu ngo bakunda ngo kujya ubugari. Ubise wajya ubugari ukajya ubugari ni ikihajya ubugari n'amashu, mu gihe usanga abakinyi b'Abagande buri gitondo babyukira ku gikoma cy'amasaka ndetse n'umutsima w'akawunga, aho mu Rwanda babyukira ku bugari n'amashu. Ubwo se urambwira ko batsinda ibitego 15 gute muri shampiyona? Ntabwo bishoboka. Ubwo rero tuba turi kumwe n'umutera inkunga wacu bamwita Yago Show. Abantu bakeneye kureba ibikorwa byiza Yago Show aba yakoze, wakwandika ukajya kuri YouTube cyangwa se inkunga yanyu ngirakenewe kuri Yago, imbuga nkoranyambaga ukandikamo Yago kuri YouTube, ukandikamo Yago Show cyangwa Yago TV, ugahita ureba ubundi ugakora subscribe, ukaba ugiye mu muryango mugari wa Yago Show. Ubundi muri kumwe na Ngurugunzu we yarari kuri sitade Amahoro.